ndetse ukajya unasangiza ubutumwa abantu benshi, inshuti zawe, abavandimwe, imiryango, kugira ngo ubutumwa bujye bugera kuri benshi. Kubera ko nta na kimwe ushiramo umwete ngo ubure inyungu, ni kimwe nko gukurikira Yesu. Hari icyo bigusaba, hari umwete ugomba kugira, hari ubushake, hari ukwiyemeza kugira ngo ukurikire Yesu. Ibi nibyo twita igishoro kugira ngo ubone inyungu zo kuba muri Kristo. Kubera ko utahita uzibona ako kanya, ubanza kwiyanga no kwikorera umusaraba wawe iminsi yose, kuko ibi bisa n'ibitoroshye. Iyo wiyemeje ugatera intambwe ugasanga Kristo, utangira kubona inyungu z'intambwe wateye. Inyungu ya mbere rero ni iyihe? Ugira ijwi ryongorera mu mutima wawe ukamenya igikwiriye. Mubwije ukuri, hari ijwi rikongorera rikubwira ko ibyo ugiye gukora ari byiza cyangwa ari bibi. Uzumva ari ijwi rikubuza cyangwa rikwemerera gukora icyo ushaka gukora. Humura, iri jwi iyo wiyemeje kwiyegurira Imana wese, umenya niba ari irya Satani cyangwa ari iry'Imana. Irya Satani rirakoshye, rikakwereka ko nta kibazo, udakoze icyo kintu ntacyo wahomba, udakoze icyo kintu cyiza wakagombye gukora. Inyungu ya kabiri, ubona umufatanyabikorwa. Umufatanyabikorwa ni umuntu ugufasha mu byo ukora byose. Yesu aguha umufasha, ni nkaho ari ukuguha umuntu uzajya ugutera akanyabugabo, agutera umwete wo gukomeza imirimo wiyemeje. Uzabona ubuzima bwawe haje umuntu uzajya agufasha gusobanukirwa neza inzira wahisemo cyangwa wiyemeje. Uyu muntu azajya akubwira amagambo agukomeza, agutera imbaraga zo gukomeza inzira wahisemo. Inyungu ya gatatu, guhabwa icyo wasabye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wasaba se umugati ngo amuhe ibuye, cyangwa ifi ngo amuhe inzoka. Ibyo tubisanga muri Matayo ibice 7 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Ese so abaso ryari? Niyo yakubyaye. Iyo wiyemeje kuba uwa Kristo, nawe yemera kukubera so, kuko uba wabyawe n'Imana kubw'umwuka. Iyo uri muri Kristo Yesu uba wabaye icyaremwe gishya, kuko ibya kera byose biba bishize. Nuko rero, iyo wahawe impano yo kwitwa umwana w'Imana, Imana ikakubera so, nta na kimwe uzamusaba ngo akikwime. Habaho gusubizwa kw'amasengesho yawe yose. Ibuka, bitewe n'uko Imana ishaka ko tuba abana bayo, tukitandukanya n'ibidatunganye, hari urugero Imana ishaka ko buri muntu wese wiyemeje kumukurikira ageraho kugira ngo asubizwe. Uwizera Imana yemera ko Imana igira ibisubizo bitatu. Habamo oya, yego ndetse na tegereza cyangwa ntegereza. Imana yonyine niyo imenya ibidukwiriye. Hari igihe tugondoza Imana, nyamara twagakwiriye gusengana ukwizera. Mariko ibice 11 umurongo wa 22 kugeza ku 24 harimo tegereza. Iyo dusabye tutizeye, ntitubona ibyo twasabye. Aho hakatuviramo gucumura tuvuga ko Imana itumva cyangwa Imana itatwumva. Aho bikatuviramo gucumura tukumva ko Imana itatwumva. Nyamara twari dukwiye kubanza tukisuzuma, tukareba niba hari utwo tutari twatunganya ngo tubashe gusubizwa. Urugero, mbere yo gusaba imbabazi z'ibicumuro byacu, twakabanje kubabarira abaducumuyeho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ituzi na mbere yuko tuvuka. Ntitwari dukwiye kwiganyira kuko waturemye aratuzi. Tubabo yifuza, maze turyoherwe n'amahoro y'umutima no kunyurwa muri byose. Indi nyungu, gutabarwa no kurindwa na Kristo. Umwanzi ntagira ijambo ku buzima bwawe. Nk'uko umwana wese iyo ari kumwe na se yumva afite muri we akanyabugabo, yumva ko icyaba cyose se atakwemerera ko ari icyagira icyo kimutwara. Nako Imana itabara abayo. Kenshi na kenshi umwanzi azifuza kukugusha, kubera ko azababona ko uhagaze neza muri Kristo, ariko nkubwire ko Imana ntizigera ibyemera. Izaca inzira zitandukanye, maze imigambi y'umwanzi iburizwemo. Imana irinda abayumvira. Indi nyungu, tugira inshingano.
cyakugira inshingano. Ese hari ubwo wahabwa gukora ibyo udashoboye? Iyo bihawe bikubera umutwaro ukomeye. Inshingano tuvuga hano ni uko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uhita uba umugaragu wa Yesu. Umugaragu akorera umwami, umwami aragutuma, uramukorera. Hano hari byinshi umwami Yesu agutuma kuko uba wabaye umwigishwa we, ukamumenyesha abandi. Ibyo nabivuga nk'ivugabutumwa. Ugasengera abandi, ugahabwa inshingano mu itorero n'izindi nshingano uhabwa nk'uko Umwuka Wera agenda kugenera. Iri nyungu, kurengerwa na Yesu. Iyo wabaye uw'Imana akubera so maze akakurengera, ikibazo cyose uhura nacyo aba yahageze kugira ngo kurwanirire. Mariko 14:16 niko wavuga. Niho tubisanga. N'iyi si yaguta wowe aragusama. Mu kazi kawe, mu muryango wawe, ku ishuri cyangwa aho uhurira n'abandi, ushobora kurengana, ariko nk'ubwije ukuri ko Yesu atazegera byihanganira, birangira yerekanye ukuri. Iyindi nyungu, kwamamara. Kubera imbuto wera, kubera imirimo Imana igushinga, usanga wamamaye. Hano uzasanga uhamagarwa ahantu hatandukanye kugira ngo ufashe abakozi b'Imana kuvuga gukomera kwa Yesu. Uhamagarira abandi bantu gutunganya inzira z'Uwiteka. Uramenyekana kuko nta rumuri ruhishwa ahari umwijima. Iyo rugaragaye, abari mu mwijima barawusanga. Ubumwe muri urwo rumuri, bityo bigatuma abo wereye imbuto bahinduka, bakazajya bakuvuga ahantu hatandukanye. Niko kwamamara. Ibi bituma inshingano zawe zaguka. Indi nyungu, kubera abandi igisubizo. Uzasanga kubera Kristo wamenye, ugomba guca bugufi. Mu guca bugufi kwawe uzasanga urangwa n'urukundo ku buryo abo muzaba muri kumwe bazabyungukiramo. Maze kubera ko wahindutse, bibabera intandaro yo gushaka kumenya ikigutera kwitanga no kwemera kwigomwa kubw'abandi. Aha niho Umwuka Wera azabavugiramo, bifuze kumenya Imana wamenye, maze ubabera inzira yo kurushaho gushaka Imana. Iyindi nyungu yo kumenya Kristo cyangwa yo kuba muri Kristo, ntuvunika. Iyo wiyeguriye Kristo, urushaho kubona ibyo abandi batabona, ukumva ibyo abandi batumva, kuko uba uyoborwa n'Umwuka Wera muri byose. Ibibazo biza wamaze wowe kubimenya no kubisobanukirwa n'impamvu yabyo. Ikindi ni uko urushaho kumenya impamvu ibiba bibaye, bigatuma utavunika ushaka icyakorwa kuko uba wamaze kukimenya. Iyo ubaye muri Kristo ukamwiyegurira wese, inyungu zibamo nuko ugira umugisha, ukaba n'umugisha aho utuye cyangwa n'aho uba. Imana ikakwagura mu buryo bwose. Nk'uko tubisanga mu Gutegeka kwa 2:28 kugeza ku wa 14. Ko nugira umwete wo kumvira Imana, dore imigisha uzagira. 1. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuza ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu mirima. Azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvubiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka Imana azatuma ababisha bawe bahaguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, bahunge baciye mu nzira indwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera, nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ukagendera mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinya. Kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'ibyiza by'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye basogokuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho.
13 Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe igutegeka uyu munsi ukayitondera. 14 Nuteshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, uhindukire izindi mana uzikorere. 15 Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Iki gice cy'imivumo yo kutaba muri Kristo Yesu, cyangwa kutumvira ijambo ry'Imana, cyangwa kutumvira Yesu Kristo no kutaba muri we, tuzakigarukaho ubutaha. Reka ngushimire we dukomeje kubana. Imana iguhe umugisha. Niba ufite igitekerezo, inyunganizi, ubutumwa se cyangwa ubuhamya ubwo aribwo bwose washaka ko tukugereza kuri bene data, watwandikira muri comment tukazagusubiza cyangwa tukazabikoraho. Imana ikugire neza, naho ubutaha. Niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe, ubutumwa ukabusharinga ku bandi bantu, ndetse ukanatera comment ndetse na like. Imana iguhe umugisha.